imana yo ntabwo irya, imana yo ntabwo inywa, imana aho yungukira jado bene data ibo irimo amagambo ya satani. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa, senga. Abakunzi bagusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe twongeye kubashimira abantu mumaze gukora subscription kuri YouTube channel yacu ya gusenga everyday. Tubashimira buri muntu wese wakanze subscribe, waba wayikoze ejo, yaba uyikoze mu mwaka ushize, yaba uyikoze mu mezi angayashize, turabashimira cyane. N'umusanzu mwaduhaye ukomeye utwereka yuko mukomeza kudukurikirana. Nshimiye abantu bagiye bareba ibiganiro muri uku kwezi gushize, twagiye tubona ukuboko kw'Imana gukomeza gukorana natwe. Aka kanya rero n'ubundi nkuko twagiye tubabwira ngo ntago twabasondeka, tuzatubazanira abantu b'amavuta, bafite ibintu bagezaho bimeze neza. Ariyo mpamvu twongeye kwakira mwene data ugiye kutugezaho ubutumwa bugiye butandukanye. Ni profete mwagiye mubona mu gihe cyashize, hari nandi ma YouTube channel wenda mugenda mumubonaho ku ma social media, numva si ubwa mbere, ariko ngiye kumwakira araza kutwibwira kuko agiye no kutuganiriza cyane ko atari ubwa mbere. Ariko twongeye kumushimira cyane ko ngiye kwemera ubutumire bwacu, kuko ni umuntu w'agaciro kuba aba yafashe umwanya bakaduhereza akaba agiye kutuganiriza. Ni ibintu navuga ngo kugira ngo umuntu wese umeze nkawe aguhereza umwanya we n'ukuntu abakenewe, aba ari ikintu kiba gikomeye. Gusa kuko namwe muri abagaciro, yaba abajeho ejo nibo agiye kwibwira wenda mu gihe gitambutse batari bayigeze babona ibiganiro bye, agiye kutwibwira muri makeya. Ni profete, ni umuhanuzi, ni akora ibintu byinshi bitandukanye mu murimo w'Imana, ahugura abantu, arabasengera. Niyo mpamvu rero tugiye kumwakira nawe atwibwire, wenda tutagirinze kujya muri byinshi, atubwira amazina ye. Ntaga yabwira twebwe yabwiye kera, arayabwira abamaze igihe gito yabamaze kutujoininga, niko navuga. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane Jado. Namahoro, Imana ishimwe, numva nezerewe cyane kuko uyu mwanya Yesu yongeye kuduha kuboneka kugusenga everyday. Kibisanzwe rero n'ubundi ni profete Noke. Ndasuhuza abakunzi bo gusenga everyday aho muri hose ku isi. Imana ibaha umugisha. Nagiye mbona message zanyu, narasibonye mwe mwanyandikiye muri Bujumbura, nabonye abanyandikiye muri Canada, nabonye abagiye munyandikira muri Amerika, mwese nabanyandikiye muri Burayi, mwese abo twagiye tugira ibihe byiza. Imana ibaha umugisha abakunzi bo gusenga everyday. Gusenga ni by'agaciro. Jado, ndanezerewe nawe kubgawe kushobora kukubona iminsi myinshi. Namahoro, murakomeye. Imana ishimwe. Nanjye rero meze neza, ndashimira Imana, ndumva ndezerewe kubera uyu mwanya. Ndumva ndi mu mavuta menshi, ndumva nezerewe cyane. Ni muri ubwo buryo. Nubundi rero kuko nubundi channel ari gusenga everyday, nubundi nk'ibisanzwe dutangira dusenga Imana ubundi kugira ngo ize kubana natwe mu gihe tugiye kuvuga ano magambo atandukanye. Njya nkunda kubwira abantu nkavuga ni amagambo tugiye kuvuga, nubwo ujya kubona ukabona pastor asomye ijambo rimwe, umurongo umwe cyangwa imirongo ibiri, bya bintu bindi avuga ntago ari ibyewe, ni ibintu navuga bari guhabwa n'Imana. Natwe ibintu tuba tugiye kuvuga si ibintu tuzi ngo twaplaninze twanditse mu makaye tuvuga ngo turavuga ibintu kuva dutangiye kuza turangije. Icyo tuzi ko iyo dusenze tuyoborwa n'Imana, tukavuga ibintu biza kugirira umumaro abandi bantu. Niyo mpamvu ngiye kukwakira ubanze dusengere n'ubundi nk'ibisanzwe dukomezanye. Mwami Yesu, turagushimiye uyu mwanya twamaze mwami kwemera ubushake bwawe kugira ngo tuyoborwe kandi tugendere muri bwo. Turararika imbaraga z'umwuka wera kubera ko Yesu ndimo ndakumva uri hano uje gukora, uje kufasha imitima iri hirya no hino. Iyi mitima mwami yakwemeye, iyi mitima yakwizeye, reka Yesu irusheho kugubwa neza. Mwami ngwino ugirire neza abantu Nyagasani bafite intimba mu mitima yabo, bababaye, bafite ibintu byinshi bibaruhishe, reka babone imirimo yawe. Muri uyu mwanya ngutumye kuri buri mutima mwami Yesu, blessed and said hallelujah. Reka buri mutima wose mwami, on the last for you only it is died. Reka umutima ubabaye, umutima wihebye, reka usubizwemo ibyiringiro. Reka abera bongere bafashwe, reka abera bongere bahembuke,
reka ubugingo bw'abera buhembuke mu izina rya Yesu kubera ko mwami birakwiriye gukora birakwiriye guhindura buri kimwe mwami Yesu Kristo natwe turiteguye kuvuga ubushake bwawe gusobanura imirimo yawe reka Yesu Kristo tukubera kanwa kugira ngo nawe uze wivugire kubera ko uri umukiza wacu twamaganye imbaraga z'abadayimoni twamaganye imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu kugira ngo Yesu umwana w'intama w'Imana buri jambo ryose tugiye kuvuga reka ribe orderance vostukete me onteriste iry'ingenzi kubaryumva dushimiye Imana itangiranye natwe dushimiye Imana ije gukora imirimo n'ibitangaza dushimiye Imana ije gukora ibyo abisi batakora dushimiye Imana ije gukomeza kwiyerekana no kwigaragaza kubagiye gukomeza kumva amagambo yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye twizeye amen. Murakoze cyane. Sasa rero profete ndagira ngo dutangire hari ikibazo nkunda kwibaza wenda njya nkunda kukibaza abantu batandukanye tujya dutumira kuri gusenga everyday. Nje nibaza ndabona ufite aho ngaho sinzi niba ari igitabo na Bibiliya cyane no mu telefone turazigendana. Hari Bibiliya zigiye zitandukanye. Hari Bibiliya yera, hari Bibiliya ijambo ry'Imana. Ariko ubwo ndagira ngo turebe ba bantu bakoresha ikitwa Bibiliya. Ni ukuvuga ngo bemera Yesu, bemera ibintu biri muri Bibiliya. Twitandukanyije wenda bagendera mu ijambo ry'Imana. Noneho hakabaho n'abandi bantu wenda tuvuge reka abayisilamu, abatemera Imana, batagira ikindi kintu bemera. Abo bo ntago ari mvuga ndavuga kuri cya gikundi cy'abantu bagendera ku ijambo ry'Imana kuri Bibiliya. Kubera icyo usanga abantu dutunze Bibiliya twese amadini menshi ugasanga akoresha Bibiliya cyane ugasanga wenda ni na Bibiliya yera ariko akagira imyizerere n'imyumvire itandukanye kuri Bibiliya ugasanga abantu bamwe hari ibintu batandukaniraho kandi bose basoma Bibiliya ubu nari ukubera iyihe mpamvu wabwira icyo abantu kuri icyo kintu? Ni ibintu bimaze igihe kinini biriho kandi byagiye bitera abantu benshi urujijo ariko mbajije ikibazo cyiza kandi nanone numvaga mbikeneye kugira ngo ibyo bintu nanone tubisobanurire abantu. Ni ikibazo cyamaze kuba ikibazo gikomeye kuko biranagaragara no mu matorero hari abantu nibyo benshi shadow benshi bagendera kuri Bibiliya ariko ugasanga ntago bashobora gushyingirana. Ibyo ujye ubibona cyane kandi bose bemera Imana bakoresha Bibiliya bemera Roho Mutagatifu bemera Kristo nk'umwami n'umukiza ariko ugasanga noneho nicyo wahereyeho ugasanga imyumvire iratandukanye n'amategeko abantu bagenda bashyiriraho abandi bantu kandi nanone atava ku Mana. No kuvuga ngo ibyo byose ikibizana ntekereza ko ari Satani kuko Imana nibaza ko muri ibyo byose by'ibice abantu bagenda biremera ntekereza ko nta nyungu Imana ibifitemo ahubwo ni ibintu bishingiye ku nyungu z'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibyo bo bashaka kubera ko wenda binashoboka ko bataba barakagira amakuru ahagije ku bwami turimo turajyamo kuko ijuru ni ry'abakijijwe kandi Bibiliya yarambwiye ngo Yesu ni ubwe wabyivugiye yaravuze ngo igihe kiraje ngo kandi igihe kigizute kirasohoye ngo ubwo abantu basenga ngo data ngo bakagombye kumusengera mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga iki rero hari abantu benshi basenga cyangwa se bari mu ruhande rwo kuba bemera ariko ugasanga ntago bari mu kuri. Ni ukuvuga ngo ukuri ni iki rero? Hari amategeko y'Imana 10 ayo arazwi ibyo abantu bagomba kwitondera. Hari n'amategeko y'abanyedini bene ayo mategeko y'abanyedini cyo nakubwira ntabwo azigera afasha abantu kujya hehe mu ijuru kuko ijambo rimbwira neza ryeruye ko abantu bose ngo biringira imirimo itegetswe n'amategeko abo ngabo ni bivume. Icyo abantu bakagombye kubohwa nacyo bakagombye kubohwa n'urukundo rw'Imana bakagombye kubohwa n'itegeko rya Kristo kuko Yesu amaze kuza yatubwiye ikintu kimwe. Yesu yazanywe n'ibintu bibiri. Yaraje aratubwira ngo dore itegeko mbahaye riruta yandi bene data mutwumve ati nimukundane ngo nkuko nange nkuko data yagize ute yadukunze
kuko ijambo rimbwira neza ryeruye ko kuko buriya abantu benshi ntekereza ko bari mu buyobe bwo kutamenya. Ni kibazo mbaje ni kibazo cyiza cyane, ariko biriya byose ni ibintu abantu bagenda baremekanya ku mpamvu zo kunanirwa kumva no gusobanukirwa iby'ubushake bw'Imana ngo abari byo bashobora kugira ute bashobora gukora. Ariyo mpamvu nyine usanga ni ibintu bimaze igihe, kuko Imana ntabwo yigeze inyurwa kubw'ikintu bita iki idini. Sinzi niba turi kubyumvikanaho neza. Ntabwo Imana yigeze inyurwa kubw'ikintu bita iki idini. Kubera iyihe mpamvu? Abanyedini bishe Yesu cyane. Abanyedini nibo bishe Yesu. Nanjye bisanzwe nta bandi bantu njya ngirana nabi bibazo, ni abanyedini. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko abantu benshi bagiye bagoreka ibyanditswe, ndetse kandi babigoreka bakanatwaza abantu benshi igitugu, bigatuma abantu babaho mu buryo bakabaho nk'ababoshywe n'amategeko y'abantu kuruta uko babohwa no kwera no gukiranuka. Wakibaza ngo rero ubundi cy'Imana ishaka niki? Icy'Imana ikeneye nuko abantu bayimenya, bakamenya ijambo ryayo, bakamenya ibyo ishaka, bakamenya n'ibyo ishaka ko dukora, kuko ntawe uzajya mu ijuru kubw'idini. Niyo mpamvu muririmbyi we yararirimbye aravuga ngo buri muntu mwitorero ngo ategetswe kuba umuntu wejejwe muri ryo. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo ntawe uzajya mu ijuru ariho ikimenyetso cy'idini. Sinzi ni buri murabyumva. Ahubwo ibyo bini yaba abantu byo bamenyaga. Noneho abantu benshi bo baragenda bakizirika mu madini, bakaba nk'imbata z'amadini kuruta uko baba imbata za Yesu. Niyo mpamvu ngiyo myumvire narayirenze. Ngewe Imana ikimpamagara yarambwiye ngo enoke nguhamagariye kugira ngo ufashe buri muntu wese ku isi, kuko Yesu ntabwo yigeze azanwa n'abantu bazima. Yesu yazanywe n'abantu barwaye, Yesu yazanywe n'abantu barushye. Niyo mpamvu yahagaze aravuga ngo yemwe abantu barushye namwe abantu baremerewe, nimuze ombri for stance wo, nimuze munsange ndabaruhura. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo nta uzajya kwa data ariho ikimenyetso cy'idini, ahubwo buri muntu wese azajyanwa mu ijuru. Bibiliya irambwira ngo abamwemeye bose, amen, ngo bakemera izina rye. Haleluya. Ngo data yabahaye ububasha, yabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Abantu bakagombye kwishimira ko ari abana b'Imana kuruta uko bakisirika mu bintu by'amadini, kuruta uko bakisirika mu bintu bidafite akamaro, kuruta uko bahora bari mu makimbirane. Uzasanga hari abantu bamwe na bamwe bagiye bagafata abashumba babo nk'ibigirwamana, bagafata amadini, kuko Imana ntabwo iba mu mazu yubatswe n'abantu. Never. Imana iba mu mitima y'abantu bayubaha, bayizera, bagendana nayo kandi baciye bugufi. Icyo rero abantu bakwiriye kwitaho no kumenya, bakagombye kumenya ubushake bw'Imana. Abantu bakamenya icyo Imana ishaka, bakagendera mu mahame yayo, bakagendera mu mategeko yayo. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bose, narimo mbikubwira, biringira imirimo itegetswe n'iki n'amategeko n'ibivumo. Numva aricyo navuga. Kubera iyihe mpamvu? Bibiliya ni imwe, ibyanditswe muri Bibiliya ntagatifu biri no mu yera, Imana ni imwe. Izo mpaka rero zose nibazo byose abantu bagenda bateza by'abanyedini ni ibintu biba bigenda bibaho, ariko atari mu nyungu z'Imana, ari mu nyungu z'abadayimoni. Kubera ko Satani ashobora kungukira ku kubona abantu bacikamwe ibice, badashobora kugendera mu nzira imwe yo kwera, kuko bamwe bavaha bakavuga ngo bagiye hari abagiye kugira ibyo bagorora, bagiye kugira ibyo bahindura. Ibyo bintu byose ni ibintu by'ibifitirano by'ibihimbano abantu bihimbiye biva ku badayimoni. Noneho ubu nakibaza, turebeye muri rusange, idini ririho kubw'inyungu z'Imana cyangwa za Satani? Ntabwo nakubwira ko ririho mu nyungu za Satani cyangwa z'Imana. Harimo amaboko yombi. Hari amadini ashobora kuba hari mu nyungu z'umwijima. Kubera iyihe mpamvu? Kuko Imana n'ubundi ntabwo yigeze inyurwa kubw'ikintu bita idini. Iyo Imana iza kunyurwa kubw'ikintu bita idini,
twese twakagombye kuba dufite turi mu idini rimwe wenda kuko nubundi ubwami tujyamo hagari ubwami bwinshi n'ubwami bumwe n'ubwami bw'Imana nuko wenda abantu benshi badafite amakuru ku by'ubwami bw'Imana ariyo mpamvu nge yo Imana impaye umugisha wo guhura n'abantu gutya ku ma YouTube aba ari uburyo bwo gufasha abantu kubatambagiza gutangira kubatembereza mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka rero haba ibintu byinshi bitandukanye. No kuvuga ngo rero harimo amaboko yombi nicyo narimo kubwira. Kuko hari abantu bagiye bagira amadini ariko nanone ugasanga harimo ukuboko kwande k'umwanzi. Urundi ruhande harimo n'ukuboko kw'iki kw'Imana. Ariko umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo buri muntu mu itorero ngo ategetswe kuba umuntu wishishwe muri ryo gusa kubera yuko nibyo biba bikwiriye ni muri ubwo buryo. None bishatse kuvuga ngo niba koko yaba Satani yaba n'Imana bose bategereje wa muntu wagiye muri rya dini. Umuntu agira gutya akavuga wenda yari muri mirimo itandukanye mu isi isanzwe atajya gusenga akagira agafata umwanya akavuga ati ngiye kujoininga ngiye kugira idini cyangwa itorero nifatanya naryo. Yamara kwifatanya naryo akaba yarazi ko yamiruho yararimo mu isi ayicitse. Yamara kugera mu idini cyangwa se iryo torero agiyemo akongera agasanga none ya magambo aracyahari nyine bya bindi yabonaga hanze agasanga nabyo atangiye kubibona. Ako noneho ubwo niye wenda nama wagira umuntu ujya wibaza akavuga ngo ngiye navuye hanze nzi ko mpunze wenda ngiye kuruhuka kuko ubundi umuntu wese wahuraga na Yesu byabaga bisobanuye ko hari impinduka ziraza gutangira kuba mu bugingo bwiwe. Ari nayo mpamvu mu isi turi mu isi Bibiliya iravuga ngo dufashe igihe mu ntambara kandi duhura n'ibiturushya byinshi. No kuvuga ngo abanyedini ntago batanga ubugingo. Icyo nicyo nabanza kukubwira mwene data. Icya kabiri Yesu nta dini yagiraga. Uri murabyumva? Ese wakibaza ngo kuki Yesu nta dini yagiraga abatambyi bari bariho muri birabiye ari na benshi kandi bakora ibintu byinshi. No kuvuga ngo inyungu aho Imana ishobora yo kungukira yungukira ku mitima yabashoboye kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuko Bibiliya iravuga ngo nta uzajya kwa data atari Yesu ugize ute umujyanye. No kuvuga ngo rero nababwira ngo nubundi ntaga amadini atanga ubugingo. Ariko niba ahuri aho usengera utafashirizwa imuka ujya handi ushobora gufashwa kuko niba ugenjereswe ibunaka wenda uzagera ibunaka ufashwe. Kuko abantu benshi niba bashobora kuza mu nzu y'Imana kugira ngo baharuhukire ahubwo bakahahurira n'ibibazo bakahagenzerezwa amagambo ameze nk'inkota ugasanga ahubwo aho kugira ngo baguke mu mwuka ahubwo barushijeho kuba abanyantege nke. Numva abo bantu nabagira inama yo guhindura imyumvire yabo kuko ntabwo Imana ubundi ba muri ayo mazu yubatswe n'abantu ahubwo iba mu mitima y'abantu bemera Imana bakicisha bugufi. Ariyo mpamvu Pawulo we yabisobanuye neza abwira abantu yarababwiye ngo mbese ntabwo mubisi neza ko muri inzu z'umwuka uri muri mwe imibiri yanyu ari inzu z'umwuka w'Imana uri muri mwe. No kuvuga ngo rero abantu bose bamaze kwemera Kristo bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo abo ngabo bakagombye kurenga imyumvire yo kubabazwa n'abanyedini kubera ko abanyedini bishe n'umwami Yesu ni ibintu bisanzwe ibyo twese turabizi. No kuvuga iki rero niba hari ahuri ukabona ko hari intambara nyinshi ufite kandi ukaba utagishoboye kubyihanganira no gukomeza kuba muri izo ntambara no muri ayo makuru wabihinduraho kugira ngo bizakubuze kujya mu ijuru kubera ko buri muntu wese azabazwa ibye. Pastori azabazwa ibye, apotre azabazwa ibye, ba bishop bazabazwa ibya. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo niba twarasogongeye twebwe tukumva tukanamenya ko umwami wacu Yesu agira neza
twakagombye kurenga iyo mitekerereze y'akababaro tukakira amahoro Yesu atanga, kuko Yesu amahoro atanga ntabwo ajya yongeraho akababaro, never, ntibishoboka. Niyo mpamvu iteka ryose nubabarizwa ibunaka uzimuka ujya ibunaka uzafata. Nuba mu madini ukabona ari kukunaniza kugenza, uzamenye ngo ntabwo azaguha ubugingo, uwo kuguhesha ubugingo nta wundi ni Kristo Yesu wagize ute wagupfiriye. Rero Jado, ni muri ubwo buryo nge nabivugaho. Noneho uvuga iki kuri aba bantu amadini acira abandi manza akavuga ngo abantu batemera ibintu nk'ibyo twemera? Ugasanga abantu baciye n'abandi bantu. Urumva abantu bamaze gusoma Bibiliya. Yesu nta muntu wigeze amusanga ngo amwirukane. Icyo ni kimwe. Iryo ni ijambo rya mbere. Nta muntu wigeze asanga Yesu ngo amwirukane. Noneho rero aya madini acira imanza abandi bantu, ati niba utemera ibi bintu ntabwo izigera ujya mu ijuru rwose. Kugira ngo ujye mu ijuru, mbega ugasanga bo bamaje gusetinga baravuga ngo inzira ijya mu ijuru ica mu idini ryacu. Ica mu idini. Ntabwo rero biyambyemera. Nge nka profete uriho muri iyi si ku mpamvu zo gufasha abantu gusobanukirwa iby'ubushake bw'Imana n'iby'Imana shaka ko dukora. Ibyo mbarako ni ubuyobe. Ibyo impamvu mbarako ari ubuyobe gucira abandi imanza, nta muntu n'umwe uriho Imana yigeze yemerera cyangwa se iha ububasha bwo gucira abandi iki urubanza. Kuko Paulo yavuze icyanditswe gikomeye mu rwandiko yandikiye abaroma mu gice cy'8 guhera ku murongo wa 31. Hari aho yageze aravuga ngo mbese ninde uzarega intore z'Imana? Sinzi nimba ubyumva. Ngo mbese ninde uzarega intore z'Imana? Ngo mbese ni Kristo Yesu? Ngo kandi ari ubwe wasipfiriye. Arangije arakomeza ngo mbese iwundi cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ni iki? Ese ni amakuba? Ese ni ukuba mu kaga? Ese ni intambara? Ese ni iki? Ni ukuvuga ngo dushingiye kuri icyo cyanditswe, nta muntu n'umwe uriho wemerewe gucira mugenzi w'iki urubanza, kuko umunsi w'urubanza ntabwo uragera. Yego, sinzi niba uri murabyumva. Aya madini rero akiri muri gahunda yo gucira abandi manza, ntekereza ko ayo madini ariho arakora, ariko nanone mu buyobe no mu nyungu za Satani, kugira ngo abantu batamenya ukuri kw'ibyanditswe byera n'Imana iduhamagarira. Kuko Bibiliya ngimbwira neza yeruye ngo uwemeye Yesu akamwemera nk'umwami n'umukiza, Imana yatanze ububasha kuko abo bantu uwo wamwemeye agomba kwitwa umwana w'iki w'Imana. Rero abo bantu bagicirana imanza, bacirirana imanza, kandi ari abantu bemera ibintu bimwe, ari abantu bemera Bibiliya imwe, bagendera mu ijambo ry'Imana, ariko bagakora ibihabanye n'ikijambo rigize ute rivuga. Nge ngendera cyane cyane ku byo Yesu yagiye yisobanurira yivugira, kuko nge nemera ibyanditswe byera. Ariko abo bantu mbarako ari abayobe, ari n'ubuyobe, kandi abantu bakwiriye kwaguka bakava muri ubwo bushishi bw'abanyedini. Hari ikintu njya mbona, urabona dukurikirwa n'abantu, ndavuga ngo internet yaraje ikora ihuza abanyafrika, ibahuza n'abanyamerika n'abanyaburayi. Nta muntu uhuye n'undi, navuga ngo face to face. Hari ikintu cyabaye mu minsi yashize ubwo corona yazaga cyigishije abantu cyane. Umuntu aravuga ati ngewe wenda nsenga kuri iki gihe nkora ibi ngibi, nta kindi kintu nakora kuri uno munsi. Noneho hari nk'ibintu ujye ubona ugasanga ibijyanye reka mbyite discipline na doctrine. Ugasanga wenda hari umuntu abantu bo mu idini runaka ntarinze kuvuga izina, bafite nanone idini mu kindi gihugu cyo wenda hanze hirya y'inyanja. Ugasanga abantu ibintu bakora byinaha n'imyambarire yabo n'imyumvire n'imigendere yabo ni idini rimwe, bwo ndi kuvuga nugenda ugasanga wenda muri Amerika, abantu bo muri Amerika bo muri iryo dini ntago bafite discipline zimwe nabo muri iyo myemerere b'abanyarwanda. Ubwo bishatse kuvuga ngo wenda icyo ndashaka kukubaza, ese niba twaragendeye ku madini tukayizera, wabasha gukora travel, wafata indege wagera muri Amerika ugasanga ahantu ugiye kubwiriza n'urugero nkawe nka profete muri rya dini twavuze, abantu baho imyitwarire yabo itandukanye n'imyitwarire y'abantu binaha. Kandi abantu binaha turi kubabwira ngo
umuntu utagendera kuri ibi bintu utambara amarinete n'urugero utambara amarinete udakora ibi ngibi icyo ngicyo yakishe ntago ari kujya mu ijuru wagenda wasanga hantu muri Amerika mu idini rimwe na rya rindi bo ibyo bintu muziririza mubabwira ngo ntibazajya mu ijuru nibabikora abo bantu bo barabikora nk'ejo nari ndi kureba umuntu wenda kugira ngo mpite mbifatikanyiriza hamwe umukobwa gutyo usa nkaho akuzeho ukuntu nk'imyaka nka 30 ari kwigisha urumva ari ku ruhimbi mu gihugu kimwe ntari buvuge afite tatu ku kuboko nyine ubona zazindi nyinshi zinagaragara ariko kumva ibintu ari kuvuga ni ibintu bifite ubwenge buri hejuru ni ibintu byavana umuntu ahantu hamwe bikamugeza ahandi hantu ako none nkibaza ngo niba twebwe muri Afrika reka mvuge cyane muri Afrika niba dushobora kuba tukigendera kuri bya bintu byo kuvuga ngo uno muntu kuko wenda hari ibintu yishyizeho sibyo sindi bugumva ikintu ari buze kuvuga ugasanga handi mu bindi bihugu kuko wenda ibyo bintu byaraje n'urugero umuntu biza kumubaho ashyiraho ayo matatuwaje akora n'ibindi bintu ntibamuca kubera impamvu runaka wenda bayarababwiye ako ugasanga twebwe ibyo ngibyo twatinze muri discipline kurenza doctrine tugenderaho zo kwemera Yesu umwami n'umukiza umva ibintu umuntu ari kukubwira ese wowe bifata gute ibintu bijyanye ndavuga ibintu bijyanye n'imyambarire imimerere y'umuntu ku giti cye wenda hanze no kujya mu ijuru ukabihuza gute n'idini gutyo ibyo byose ubwo ngiye kubisobanura mu buryo bwumvikana ariko nkoresheje amagambo atandukanye cyambere umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo agahugu n'umuco akandu n'umuco wako mbo ariko mu ruhande twebwe mu ruhande rwo kwizera tugendera mu mahame yo kwera no gukiranuka ijambo ry'Imana rivuga neza ryeruye ngo uko Yesu yararejo n'uyu munsi niko ari Imana ntabwo yigeze ihindura uburyo bw'imikorere muvandimwe Jado namwe bene data mudukurikiye ahubwo twebwe abantu twagiye twiremera ibihimbano ndetse bishingiye ku bwenge bukeya harimo n'ubujiji no kutamenya icyo Yesu yagize ute yakoze no kuvuga iki rero no kuvuga ngo ibyo byose mbara yuko ari ibintu bishingiye kukuba abantu bagikennye mu buryo bw'imyumvire ndetse n'uburyo bw'imitekerereze yabo bataragashobora kumva filozofi y'ubumana imikorere y'Imana buryo Imana ikora n'uburyo ishaka ko dukoramo noneho ari nayo mpamvu usanga bitewe nuko ijambo rivuga ryeruye riravuga ngo ku banyembaraga ku bantu b'abanyembaraga Imana ngo yisagiza nk'inyembaraga ku bantu b'abanyantege nkeya ngo Imana izagisa kwiyereka ba bantu nk'inyantege nke hari abantu rero bari hasi mu myumvire hari abantu bari no hejuru mu myumvire kandi noneho bafite ya mahame yo kwera bagutse mu myumvire yabo mu mitekerereze yabo imitekerereze yabo yarenze imyambaro imitekerereze yabo yarenze ibyo byose abantu birirwa bavuga ko ari ibyabarimbuza cyangwa se ari ibyagira ibiki kubera ko ijambo ry'Imana rimbwira neza ryeruye ngo tube maso ngo kandi ngo twirinde ngo ikintu cyose gishobora kurimbura iki ubugingo kikaba cyarimbura n'iki n'umubiri ibyo rero byose ntekereza ko ari uruvangavange rushingiye mu mitekerereze rimwe na rimwe y'ubuyobe igenda ibaho mu bantu batandukanye ari nayo mpamvu nyine bimwe twariho bamwe bashobora kuba baraha kandi bizera ibintu kimwe ariko ugasanga hari uburyo binjijwemo ikintu nakita nk'ingengabitekerezo y'umwijima ya satani izabazirika ahubwo ikanababohe ikababuza no kujya hehe mu ijuru bagahera mu kuguma baca imanza ku bandi bantu kandi batareba icyazanye Yesu icyamuzanye ni ukudukiza nta kindi sinzi niba hari igihe abantu usanga batekereza hari ko kugira ngo bazumve yuko satani akoresha amadini
bajya batekereza ari yuko hari igihe tuzabona wenda nk'umuntu agiye ku ruhimbi afite nk'amahembe menya ibyo bajya bibaza bahora bategereje icyo gihe kandi njye mbamo icyo gihe dusa nkaho tukirimo ni ukuvuga ngo ibyo ni ukuri turi mu bihe bya nyuma ubu turi mu bihe bya nyuma kandi ibihe turimo ni ibihe bigoye ni ibihe tugwije intumbi nyinshi z'abapasitori ni ibihe tugwije abakristo benshi bapfuye b'imirambo bo basigariye ku munwa ku magambo gusa guca imanza gusebanya gusa ni igihe tugwije ni igihisi jado bene data ni igihisi ndimo mbona iri mu kaga gakomeye kuko turi mu bihe birimo biragaragara ko ubuhenzi bwa satani satarimo arakora mu buhenzi bugize ute bukomeye kandi ijambo ry'Imana rimbwira neza ko muri ibyo bihe bya nyuma sata azahanura n'intore n'inyenyeri azihanura zikubiti hasi ngo nimba bigize ute bishoboka no kuvuga ikirere no kuvuga ngo twe abikomeje ku mahame yo kwera no gukomeza kubahisha Imana no gukora ubushake bw'Imana icyo navuga nasobanura nuko tugomba kugira umwete wo gukomeza kugenda nkuko Yesu yagira gute yagendaga tukavuga nkuko Yesu yagira gute yavugaga tugahagarara mu ijambo ry'Imana rikatubera iki umucyo utumurikira ubugingo bwacu kugira ngo Yesu gasaza azaza sanga nubundi tukiri maso ariho ijambo ribaza ngo mbese umwana w'umuntu azaza mwisi azagaruka asanga kwizera kukiri mwisi no kuvuga ngo turi mu bihe kwizera kwa benshi kurimo kuragenda gucogora abantu barimo baragenda bahimbahimba ibintu bisa naho ari nk'ibisika bitandukanya abantu n'Imana kuruta uko byabahuza nayo cyane ni muri ubwo buryo no kuvuga iki rero nimba ibihe bimeze gutyo twebwe kugira ngo tugaragare nk'abantu bazakomeza gutsinda no kunesherezwa na Kristo turasabwa gukomeza kugera ikirenge mu cya Yesu turasabwa kuvuga nk'uko yavuga turasabwa gusenga kuko ntabwo abantu bahura n'Imana nta gusenga guhari ariko abantu benshi baradohotse abantu benshi barangiritse abantu benshi barivanze usanga buri munsi kuko uribuka ijambo ry'Imana rimbwira neza ryeruye ubwo ngo Satani yari yirukanwe mu ijuru bumvikanye ijwi rikomeye rivuga ngo itere hejuru wajuruwe ngo ariko we wasiwe ngo ugushije ishyano ngo ko Satani akumanukiye ngo afite iki uburakari bwinshi n'ubugome ariko icyo gihe jado Yesu yarataraza Yesu aje Bibiliya imbwira neza yeruye ngo icyatumye Yesu yerekanwa ngo yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani burundu nukuvuga iki rero nukuvuga ngo mu gihe twese turi muri Yesu turi muri we tugendera muri we dukora ibyo Yesu ashaka umwuka wera kagumana natwe tugasenga mu buryo buhura no gushaka kw'Imana bijyanga bikunze muri ibi bihe by'ubuhenebere ndabaraka ari ibihe by'ubuhenebere ni ibihe abantu benshi baguye ni ibihe abantu benshi bagushijwe n'abanyedini bagushijwe n'abashumba bagushijwe n'abahanuzi bagushijwe n'abigisha b'ibinyoma bagushijwe n'abantu bagiye bapfapfana mu buryo bw'umwuka nukuvuga iki rero nimba abantu bakikomeje ku Mana bijyanga bikunze Imana data wa twese iri mu ijuru izaguma kubera amaso ubugingo bwa benshi yego cyane nicyo navuga kuri ibyo bintu bishatse kuvuga ngo nk'abantu noneho bagenda bishyingikiriza kuvuga ngo idini byane twavugaga bijyanye no kuvuga umuntu afite Bibiliya iyo Bibiliya idini A ifite niyo Bibiliya idini B ifite ugasanga idini rimwe umva ukuntu ngemba numva biteye n'ubwoba sinzi abanyedini bo bagiye babeshya abantu bo babwiye abantu kagakiza gashobora kuba kari mu ijipo ndende cyangwa se wenda kari mu bindi bintu runaka cyangwa se wenda ngo mukuba ibi nibyo nari ngiye kuvuga ibyo byose ntekereza ibitekerezo bisanzwe by'umubiri by'abantu bihimbiye kugira ngo bagire inyungu bo baronka ariko bidashingiye
mu nyungu z'ubwami bw'Imana kuko Imana yo ntabwo irya, Imana yo ntabwo inywa. Imana aho yungukira Jado bene data, Imana yungukira mu kubona ubugingo bw'abera buhembuka. Icyo nicyo navuga. Yego. Nibyo nandi kuvuga, ugasanga bamwe bemera umwuka wera cyanditse muri Bibiliya, abandi bakavuga ngo wapi ibyo bintu byarahagaze byararashidanye, ugasanga ngo byabaye kuri ba bandi bari mu cyumba cyo hejuru birarangira. None nkibaza ngo niba mu minsi yashize nandi kuvugana n'umuntu ari kumbwira ibintu bijyanye n'indimi, arambwira ati buri indimi abantu iyo batangiye kubivuga niki, ego Satani arahari kandi arakora, n'Imana nayo irahari kandi nayo irakora. Akambwira ati niba noneho bari abantu bavuze indimi bazivugiye hariya, akambwira ati niba abantu bari aho ngaho barumvishe, buri muntu yumvishe ururimi rw'iwabo gakondo. Ndamubaza nti se uzi impamvu bumvishe Imana yakoze kiriya kintu? Ndamubwira nti niba abantu umuntu ashobora kuvuga ururimi akakanya, yego kuba yaravuga mu itorero cyangwa mu iteraniro abantu bahari, nta muntu wo kurusemura, nta kintu biza kungukira itorero. Ariko niko yabivuze. Ariko noneho ntibisobanura yuko ba bantu bavuze za ndimi muri iryo torero nta bantu bazumvisha. Hari abandi bantu ushobora gusanga ku isi mu kindi gihugu runaka urwo rurimi ruhari. Noneho tukavuga ngo ni gute wagenzura noneho ko wa muntu rwa rurimi avuze ese koko ni ukuri? Icyo ni kimwe. Iki nanone wenda utugeranyiriza abo bantu bo kuvuga ngo umuntu yifashishije Bibiliya aravuze ngo nta ndimi zigihari, byararangiye, umwuka wera, ibintu byabaye bya Satani. Abandi bakifashisha na Bibiliya bakavuga bati indimi zirahari, umwuka wera urahari. Ese ubwo abo bantu we wabayobora gute nka prophet? No kuvuga icyo nahita nsubiza kuri icyo, ndakivuga ibintu bikomeye. Bene data, nta si yigeze ibaho idafite umuhanuzi. Imana ntabwo yahinduye uburyo ikora. Twebwe bitewe n'imyumvire inaniwe tudashobora gushyikira ngo twumve icyo Imana ishaka, bishingiye ku ntege nkeya. Mu ntege nke niho ibyo bintu byose byagiye bituruka. Ni intege nke abantu bagiye bagira. Kubera iki? Burya buri gihugu cyose aho igihugu cyose kirangwa n'ibintu bitatu: ururimi, icya mbere ni ururimi. No kuvuga ngo nguko warumbajije kubirebana n'indimi, hari indimi abantu bavuga ariko ziva ku badayimoni. Hari n'indimi abantu bavuga bakazivuga ari indimi z'abantu. Yego. Hari n'indimi abantu bavuga ari zo mu gihugu cy'ijuru. Bene izo ndimi zo mu gihugu cy'ubwami bw'Imana cy'ijuru zirangwa n'iki? Zirangwa no guhinduka buri munsi. Bene izo ndimi z'abantu by'ibihimbano by'abantu ntabwo zihinduka, bahera mu bintu bimwe, bidahinduka. Ni ukuvuga buri gihe agiye kuvuga ururimi avuga ibintu bimwe, ntibihinduka. Urwo rurimi ntiruhinduka, ariko ururimi ruzanywe n'umwuka wera ruva ku Mana kenshi rurahinduka buri munsi. Rurahinduka ku buryo hahandi n'abandi bavuga ngo barigana ntabwo biba bishoboka, kuko ni ururimi rwo mu bwami bw'Imana. Noneho rero abantu benshi, kuko nge numva ndemwe mu by'umwuka, nibyo numva Imana hari uburyo yangize, kandi iwacu ni mu ijuru, kandi kwa data ni mu ijuru tuzagerayo. Amen. Mu bwami bw'Imana hari indimi z'ubwami bw'Imana. Bene izo ndimi ndimo ndababwira bene data buri munsi zirahinduka, kandi niyo uzumva nawe umuntu w'umwuka, niyo uzumvise kugenda wumva ukorwaho,
ugenda wumva uhinduka, ugenda wumva amavuta, ugenda wumva hari ibindi bintu. Brave straw the race more you on to race, biri kugenda biba mwisi y'umwuka, mwuka wawe hagenda habaho impinduka nyinshi. Rero Shadow, icyo navuga ni kimwe nagarukaho, ntabwo Imana yigeze ihindura uburyo bw'imikorere. Umwuka wayo Imana yawusutse ku bantu, kandi uwo mwuka aracyahari, uwo mwuka aracyabana n'abantu bagifite komatana n'Imana no gukora ubushake bw'Imana. Urushishyo rero nakuraho hagati aho kubibaza ngo byaba byararangiye, ngo byagarukiye kuri bariya, ngo nabariya. No, Yesu ntabwo yapfiriye abantu bamwe ngo areka abandi. Yesu yaradupfiriye twese, kandi avuga ikintu gikomeye. Yaravuze ngo ni byiza ko ngenda. Imana ishimwe, ndimo ndasatira igisubizo cyiza. Yaravuze ngo ni byiza ko ngenda, ngo ko ningenda ngo nzabuherereza umufasha, ngo kandi uwo mufasha ngo ni Umwuka Wera, ngo naza ngo hari ibintu azakora, ngo icya mbere azabigisha. Amin. Ngo icya kabiri azenda ku bya data. Azenda. Haleluya. Uwo mwuka azenda ku bya data ngabiduheho tubifate. Imana ishimwe. None se niba uwo Mwuka Wera ari isezerano kuba mwemeye, kubemeye Yesu, ahubwo nibaza ko nk'abo bantu babara ko wenda kuza Umwuka Wera ari ibintu byarangiye, twakagombye kuba abantu b'umubiri gusa. Nibaza ko abo bantu urundi ruhande bihishe cyangwa se bagaragara nk'abantu bera ariko ari ibirura, kandi noneho muri bo ari umwijima, bahakana kwera kw'Imana. Nicyo navuga. Kubera iki? Niba Yesu ubwe yarivugiye ngo ni byiza ko agenda, ngo ko namara kugenda ngo hazaba ibintu bibiri, ngo Umwuka Wera azaza, ngo azabigisha. Icya kabiri ngo azemeza ab'isi iby'ibyaha no kwihana. Wanasifiwe. Ngo kandi ngo azaduhishurira. Uri kumva? Ngo ndetse azanatubwira ngo ibirenze kubyo Yesu ubwe yagisute yatubwiye. Ngo kandi noneho ngo azanadukoresha. Amin. Ngo ibiruta ibyo Yesu yakoze. Iryo sezerano ahubwo icyo abantu batamenya. Hari abantu bijishi mu byanditswe no mu byo kumenya Imana, bo batarashobora kumenya umugabane wabo muri Kristo n'uwuhe. Batarashobora kumenya ngo umugabane wabo mu Mana n'uwuhe, ngo bashobore gufata ibyo data yabahaye. Kuko Yesu yadupfiriye twese ku musaraba. Arahagarariya yirehereza amahanga yose kugira ngo umwemera akemera izina rye ashobore kugira ibyo agabana. Ni ukuvuga ngo rero Umwuka Wera kubemeye Kristo bose byakagombye kuba n'itegeko kuzura uwo Mwuka Wera no kuyoborwa n'Umwuka aho waba uri hose ku isi. Amen. Nicyo. Ndumva mu by'ukuri dusobanura ibintu byinshi. Nicyo gituma usanga nyine hari nk'ikintu usanga hari niba abantu basoma bimwe bakabyirengagiza, ba bantu navuga ngo iyo ugiye kugendera ku idini. Bibiliya irimo ibintu byinshi. Tugarutse aho ngaho, Bibiliya irimo amagambo y'abantu. Hari amagambo y'abantu. Kuko Paulo haraho yagiye agera akavuga ngo ibi mbivuze nk'umuntu. Nge Paulo ku giti cyanjye mu bitekerezo byanjye. Mbivuze nge nka Paulo cyangwa mbivuze nge nka Enoch ku giti cyanjye, bitewe n'ibyo ntekereza, n'ibyo nshaka kumenya, n'ibyo nshaka wenda bisanzwe mu marangamutima yanjye. Mbivuze nkanjye. Bible irimo amagambo ya Satani, aho Satani ubwe yagiye yigaragaza akanavuga. Yego, harimo rero n'amagambo y'Imana. Imana y'ubwayo yavuze. Mu zindi Bibiliya zitandukanye usanga amagambo Yesu yagiye avuga yose yandikishije inyuguti zitukura, kugira ngo abantu bazashobore kwitondera buri jambo ryose Yesu yagize ute yavuze. No kuvuga ngo rero
ari abantu bagenda bagakuramo umurongo umwe batawuhuje n'undi noneho bakagendera kuri uwo, kandi hari n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane dukwiriye kwitondera ibintu byose byavuzwe n'Imana n'ibintu byose byavuzwe n'umwami wacu Yesu. Mu gihe cyose twemera umukiza ko yadupfiriye kandi tukemera ko abamwemeye ntateka bazacibwaho, ahubwo bazarushirizwaho kunesherezwa n'uwo bacunguye wabakunze ari we Kristo. Imana ishimwe. Navuga ko ari muri ubwo buryo navuga. Ndumva noneho ubwo tujya ku musozo, numva mbere ko wenda dusenga twakora conclusion y'iki kiganiro twavuze. Twatangiye tuvuga ngo ese kuki abantu benshi kandi reka kuvuga bose benshi bakoresha Bibiliya ariko bakagira imyumvire n'imyizerere itandukanye. Ugasanga niba nyakunda kuvuga niba mu modoka icyapa cyanditseho stop, mu igazeti ya leta baravuze ngo stop ivuga ko uhagarara nta kuharenga. Umuntu wese utwaye ikinyabiziga ahantu yahageze ntago ajya yoba avuge ngo hari ibindi bintu ashyiraho, amenya ko ari guhagarara agahagarara. Noneho natwe Bibiliya nituyifata nk'icyapa kiri kutujyana mu ijuru. Ugasanga noneho cya cyapa abantu bamwe bagiye bagihindura, ugasanga bazanye ibingibi, ababambara gutya, ababateye gutya. Noneho wafata conclusion gute, wabwire gute umuntu ugiye kugira idini cyangwa itorero ajyamo aziko rizamunyuza muri Bibiliya akajya mu ijuru? Ya idini ryose abantu bazajyamo cyangwa se aho uzajya hose, ugasanga ibyo abantu bavuga n'ibyo abantu kuko bavuga ibikiza ubugingo bwawe, inkota no kurimbuka, uzamenye ngo aho ntabwo ari Imana uri, uzahindure. Kandi ikindi twasoza wenda dusobanura nuko abantu baba imbata z'Imana kuruta uko baba imbata z'amadini. Abantu bakamenya Imana, kuko kumenya Imana ntabwo ari ukuyoba. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ndi muyobi, ngo kuko Imana ntabwo inegurizwa izuru, ngo kuko ibyo umuntu abiba ngo nibyo azasarura. Paulo yavuze icyanditswe gikomeye, ngira ngo wenda twifashishe hano mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7. Yaravuze ngo yemwe abashaka ubwiza, yemwe abashaka icyubahiro, ngo ni mubishakishe gukora ibyiza mudacogora, ngo kuko Imana yo izabitura ubugingo buhora. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo umuntu wese ukora ibyiza, Bibiliya irambwira ngo ukora ibyiza azemerwa. Kandi twese abariho turabizi umuririmbyi yararirimbye ngo umusaraba niryo bendera ryacu. Twebwe abakijijwe ngo kuko twamaze kwemera n'isoni zawo, ngo niwo utuneshereza. Uwo ni umusaraba rero wande wa Kristo. Ngo ariko noneho ngo kubapfu umusaraba kubapfu, ku bantu bataragasobanukirwa batarakamenya iby'umusaraba, ngo bo bumva ari iby'ubupfu. Ariko ngo kuri twebwe abakizwa, haleluya, kuri twebwe abakizwa, kuri twebwe abajya mu ijuru, n'imbaraga y'Imana. Icyo rero nabwira abantu bisiritse mu madini kuruta uko bakizirika kuri Kristo, nimuve mu madini muze kuri Yesu, nimurebe Imana, mukore ibishimwa, mwange icyaha, mwitandukanye n'ikibi cyose, muve mu mwijima, mwegere Imana, mukore ibyo ishaka, nayo izakora ibyo mushaka. Muve mu magambo menshi, muhinduke, kuko Yesu yaravuze ngo abanjye, barimo bamubaza ngo abawe tuzababwirwa niki? Yesu arababwira ngo abanjye abanyemera, abanyisera muzabamenyera ku mbuto bera. Niba abantu bakomeje kuvanga amasaka n'amasakaramentu, abantu bakomeje kuvanga iby'Imana n'ibindi, nakagombye kumenya ngo abo bantu byanga bikunze kwera kw'Imana ntabwo kukiri muri bo, kuko twe turi mu isi ariko dufashe ibihe mu ntambara, kandi iwacu ni mu ijuru. Ni naho dutegereje ko umukiza wacu azagira ute? Azaza. Rero reka duhinduke, reka twegere Imana. We wasubiye inyuma,
ongera ubyuke. We wagushijwe n'abanyedini, we abanyedini bagushije, we wagushijwe n'abapastori, we wagushijwe n'abahanuzi, we wagushijwe n'abantu banyuranye. Ongera uhaguruke mu mbaraga, ongera wikomeze ku Mana, ongera ugaruke uhinduke. Kubera ko Imana icyo ireba gukira k'ubugingo bw'abantu bayo. Nicyo Imana igira ute ireba. Dukizwe, dukora ibyo Imana ishaka, kandi tugendere mu ijambo ryo kwera. Abantu bave mu matiku, abantu bave mu magambo menshi, abantu bagira umwanya wo gusenga, batindane n'Imana. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge kane, uwasengaga kane arusheho. Ariko usanga uko abantu bagenda batinda mu by'Imana, ariko bagenda bashira nk'agasabuni. Ukagenda usanga amagambo y'Imana yarabashiranye, ukasanga abantu ho kugira ngo bagire ya magambo yo kwera, yo komora imitima, yo guhumuriza, yo gukomeza abantu mu by'urugendo. Ugasanga umunsi ku wundi baravuga amagambo y'isi. Reka tuvuge Imana, reka dukorere Imana, reka dukore ubushake bw'Imana. Nicyo nasoza mvuga. Imana ibaha umugisha. Murakoze namwe, Imana ibaha umugisha cyane. Mbere ko wenda dusoza, mbere ko dusengera, sinzi niba wenda wakongera, niba wibwira abantu, niba hari nimero bahereza ahantu bashobora kugusanga bagukeneye, ubundi tunadusengera. Wenda gusobanukirwa bintu wenda birushisheho, bashobora kumpamagara n'ubundi kuri telefone yanjye ngendanwa bisanzwe. Ni ikimenyetso cyo guteranya 250 noneho 7 8 2 47 96 11. Reka nsubiremo. Ikimenyetso cyo guteranya 250 7 8 2 47 96 11. Imana ibaho umugisha abakunzi bo gusenga everyday. Numva ariko nanone nasengera nanone abantu barwaye. Hari abantu barwariye mu bitaro, hari abantu barushye, hari abantu bakomerekejwe n'abanyedini, hari abakomerekejwe n'abantu batandukanye, ndetse bigatuma bacogora mu by'uru rugendo. Numva rero abo bantu mwese mwagiye mugwa, mwagiye mucika intege, mwagiye musubira inyuma, mukibaza ko Imana yabatereranye. Numva nabasengera Imana mukongera mukabyuka, mukuzura imbaraga, mugahagarara, mugakorera Imana, kubera ko ibihe turimo naho bigoye, ariko Imana iracyabafitiye imbabazi. Imana ntiyahindutse. Abantu nibyo twe twahinduka, ariko Imana ntabwo yahindutse. Imana iracyagukunda. Abantu baguta, imiryango yakureka, ariko Imana ntabwo yagutaye. Nibyo abantu bakuvuga, bagusebya, baguharabika. Oya, komeza urugendo rwawe, wicogora, kandi wicogora gusenga. Ikomeze ku Mana, shaka mu maso y'Imana, shaka ibyo Umwami ashima. Ugendere mu nzira ze, ugendere mu kwera kw'Imana, ukora ibyo Imana ishaka, wiyumvemo imbaraga, wiyunguremo imbaraga, usome ijambo ry'Imana rikubera umucyo, ugende nk'uko Yesu yagendaga. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese mwisa, Mana uri mu ijuru ryera, turagushimiye kubera ubushake bwawe, turagushimiye kubera imbaraga zawe, turagushimiye kubera ko ukijije imitima, iyi mitima uhembuye. Turagushimiye Mwami ko ubyukije abari baraguye, turagushimiye ko ukuye benshi mu rujijo, turagushimiye ko uje kwiyerekana no kwigaragaza. Dushimiye Imana ije guhindura buri kimwe, dushimiye Imana ije gukora ndetse no gukiza imitima y'abera, dushimiye Imana ije guhindura ibintu, dushimiye Imana ije kwiyubahisha no gukora mu buryo budasanzwe, ku mpamvu zo kugira ngo izina ryawe Mwami rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze Yesu, kari wowe uje kwiyerekana ndetse no kubohora ababoshywe, abarwayi reka bakire, abasuye inyuma bacogwere kubiyereke. Kandi Mwami Yesu Kristo ubyutse abaguye, usuke ububyutse ndetse n'umuriro mu izina rya Yesu, kugira ngo abakumenye barusheho kugendera mu bushake bwawe no mu kwera kwawe, kuko tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen.